Turashima Diyosezi Gatolika ya Cyangugu ituba hafi cyane. Turashima Paruwasi yacu ya Bukunzi kubw'abapadiri beza dufite batuba hafi umunsi ku munsi. Turashima ubuyobozi bw'inzego z'ibanze tubana nabo kuva ku rwego rw'umudugudu, umurenge, akagari ndetse n'akarere. Turashima ababyeyi barerera hano ndetse n'abarezi bitabira kandi bakanitanga umunsi ku munsi. Abo bose bumve ko ishuri rya Groupe Scolaire rya Mubembe ribashima. Turashima kandi namwe abarerwa, abanyeshuri muri rusange, aho muri hose ndagira ngo mwihe amashyi kuko muri ab'agaciro. Mu gusoza ijambo ryanjye rero, umwanya bari bampaye nabifatanije, mbifurije ikaze muri ibi birori, muri uru rugendo twatangiye rwo kwizihiza imyaka 100 ishuri rigeze hano. Byaba ibirori ngira ngo mwabitangiye, twabitangirira mu kiliziya, buri wese yiyumvemo ikaze. Abashyitsi bacu bumve ko twabakiriye, ngira ngo twabigaragarije mu rugwiro, mu mbyino n'ibindi byose babonye. Bumve ko twabakiriye kandi tubahaye ikaze mu rugo rwacu. Arasubiza ijambo barimpaye, nigeze kuvuga gitifu wa Kamano dukorana, nabonye yaje ahaguruka akadusuhuza. Turi kumwe kandi na perezida wa komite y'ababyeyi, nubwo agisuhuza abashyitsi bacu, ariko natwe twese dusuhuze kugira ngo tumubone. Murakoze rero, dukomeze turyoherwe n'ibirori kandi duharanira kuzagira umwaka mwiza, kuzagira urugendo rwiza rutuganisha kuri yubile y'imyaka 100. Murakoze, Imana ibahe umugisha.